yewewe ariko boss uri umuntu mwiza ibega ibitanga mbo ayashize akanyenyeri kubona gakoze nene ngiye kumubwira ngo ikira aya mafaranga naza kujana yamwe kugira nzasoze baziza kuva boss ampembe yebita mubwira nzi ko leta yemera ariko boss umva mbese nyine ubu ngiye kumusohoza nta kundi kanebera ntabandebye none you have received nibyo nego seza 50 boss uri umuntu w'umugabo ubu ndasohoje re Aziz, ubonye ndi gushaka neneho dore ko bavuga neneho nari gushaka abaye tutakirayo wewe kamera ntabwo uzi uko byagenze byagenze komera cyane umva rero njye ndi kwihuta cyane mbaza ngo habaye iki ninde se wapfuye kira nta muntu wapfuye ariko haguruka nzikubwira uhagaze mbabara ukwicara nzikubwire uzigishusha ariko kiramvuye mu kiyede narushye gusa huma dore you have received iyi ni 5 rimwe nangahe nyereka neza ibyo mbonye reba you have received 5 rimwe amazarwa bayangahe nibari reba neza reba tata ne webesha dore mirongo kirayo wagira 50 kamita kubwe rero ihangane gose do ntayo nazanye ariko mbese ngo bibare nko wazanye mpata ariko ntena kubwe tuzahita tubana nimara gwemba kwa boss njyaga imbadimwe nkareza amazi kugira ngo dutatubana nimbembwa mereza amafaranga mbanyabiri nasi ngasire kuri telefone yawe ntugabanya kuri telefone twabise nabikubwiye wagize ndi kukubesha njye bakiraye simbesha nuko ahubwo nyoreza amafaranga ariko ndebiranye nyoreza amafaranga ndeko byemera kirayo kagira ndi kukubesha kagira ndi kukubesha abatubuza reka ntaruko si boss nuwo nkonye ko ari boss nimero boss sigwereje ewe gana amande bubabo kanyenyeri 142 kanyenyeri nimero yawe nyize mu mutwe dore utagira ndi kukubesha dore ugize ngo kiranda bashaka dore ngiye ngaye yewe ajya mushaka iki sinapfukamye ngo tugende ngiye kukujana nyine reba ko mafaranga ni ibintu byinshi inzu nayikodesha leta nongera harambaga boss nkire ituba inzu amasafura bizina gafite nakaka nakamatara nubwo nabura bazi ko karahari rukumva suru hari kuburiki tugiye gutatugira nyine kubura imodoka wegendeye kwari wabinyemereye ariko ira 50 harimo gukoresha inzara umusatsi nkagura n'urukweto rwiza n'ikanzu ese ko wari wabinyemereye nose usubuza nguvuye no mukazi aho wakoze ntabaguhembye shasha bazizane wareka kirayi nkakujana koko ndabyanga wareka nkakujana ngamuko dufaranga twaneze ko ari nukoherereje kandi ari ndugongeye kukujana ariko no urukubona iki gihugu nakibama koko genda wongera upagase nubona y'imodoka uzaza untwara sinari kubyumva twaremeje ko turabana nose ntabwo wabona amafaranga twaremeje ko turabana nese umendutse buno nese wakoze ntabwo uremba ngo wayembona twakaguramo ikiro cy'akawunga n'ubugari inyanya ko nzifite none sinanaga amafaranga ni ifaranga ryanje ma kirayimba nabonetse mbabare nabona umugore yambara n'amafaranga nanakwipare ugera amajyero ugera ndagushyira hasi yawe durame ifaranga ryanje uri kumbaza amafaranga ndekura none byanze urabijana nanyanze ndekura oya nta byumva saka oya nta byumva oya nta byumva nkanda kanda ntago ndivuga nuko ifaranga ryanje nuko ifaranga ryanje
ariko narase mpamagara abayobozi biki mpamagara abayobozi amafaranga yanjye guhamagara abayobozi biki amafaranga ari wese siki kintu cy'abana amafaranga ganjye bese mujyana kujana gukoraho wongera nkoreho none se mujyana kujana gukoraho unjana hese Perezama, perez, koko, nanjye nari nzi ngo nabonye umuntu, pereza, nzashaka abayeda dukoranaga, pereza ibyanjye. Ushobora kumva imbere ngatambuka. Ibyanjye n'amaguru ukagenda. Yewe, nanjye ngo nabonye agatama, nk'umuntu ku mutima, ariko siko kumpora ikigo. Uri kumbaza ibintu byawe, njye nkubikira ibintu byawe. Nuko bifite wabimpa, ariko si ibi ni ibiki nkoreye koko. Bifite ibintu byawe. Mukiye koko. Udufaranga twanjye natwara tujanye. Ubu si udufaranga twanjye nanjye nta mukuru ari kuzunguza ikibona ari kugenda. Reba nanze kujya abandi bafundi bakajya nkajya imbada nkarenza amazi natwara dutsindi iyo mibyizi yose narayijanye koko igamana ubu sinzongera ngwiza utundi jya boss nayimenya nawe yaranyirukana naramubwiye intego ntayigeze ayigamana Bazizane kwanda akanyamuneza kuri kose kugakura akanyamuneza urakazi aya yose amaki amafaranga 5 ngo wasaza miro ngwita no 50 wikuye hema 50 yose ikigoryi cy'igihugu ndagukunda utubane nahembwa amafaranga amasafuriya amaki ngo birimo ayo yose ndacyoshya maze ndakibwira bikiyanyuze ku telefone kirayanyuza umva nsize rugaramye ruri kurira ngo amafaranga ngo rayatwaye rwarize cyambwira rero ubonye kiri gukurika ariko iyo cyari gifite yose nayamazemo umva kinyereke nanjye mbere ukuntu ndamushushanya nkamutera imitomo akankobokera sasa azamarenza ayo ngayo genda urasanga kikigaramye hariya kiri kwitotomba cyarize yewe cyenda gupfa genda ugerageza amahirwe yawe kanjya kugerageza ndetse uze kuza nimugoroba duhure ahandi nkugurire akantu boss we nibyo ni kukubwira bati byancanze Shugo ntabwo kubimenya cyafaranga wa mukobwa nari ngiye gusoza arambwiye nindi mwareze none ararijanye mundaga mwatsara vuba bagiye guhamagara abayobozi bamfunye ubu si koko boss niyahure ngase wana wewe nta nubwo naguze n'umunyu nakawunga kweri yambese ngo nabwo yakoze si uyahure Ashawo nabuze ibimbayo niyo mpamvu urukumbozi buretse kubona ari rundi rukumvugisha boss nugari n'ukuza ari buretse mvugana n'uyu ariko simana koko nawo nabuze ibibaye ariko busi niyice ambonye na kiyoda nayo niza nkawe se nabuze ukuntu bigenda n'ibyizi yaje tuzumbwire mungu mwiza kono nariye nabo bandi bajya akagimbata ngo nama ikomana ko ariko bazizana we mbwira musore mwiza ho murabazizanye n'uwahe igamana Shawo yimbaza ubwo naguze ukuntu bigenda se wambwiye n'ibiki cyangwa mukobwa nyine ubwo twaravuganye nyine turemeranye nyine ubwo mpita njya mu kazi ngezemo nkaje ndanga guhembwa boss akambwira ati kutari no kujya tuzagwa no mu kazi nuko nyine amaze guhembwa nyine ukumva nari naravunitse iyo mibyizi
uzabona ndi arageshanye tuza mubwire musore mwiza igamana Numva ni ukuri. reba ukuntu ari n'umugome matara nari ngifite udusafiriya ndadufite n'udusahani nari mfite n'inyanya yambeshe ngo yanakoze ngo bagure ngo tuhita tuguramo iki ngo ubugari none yanze ko tujana kandi yari yanyemereye ngo tuzabana tuza urabona ndi ni bose sikuzane turi kuvugana ari kumbwira ngo ninjize tuza ndakwera siko ni kubona ufite igitelefone kinini nta kuntu ngo nabashyiramo simukadi yanjye tukareba maze nkahamagara handi kuri MTN bakagamwaka ariko siko kubu yamaze kuyabikura bagajanye murekajyane ho mwana ngarubuzima bwawe atwaye siko wangura karoketi wenda nkigene ukuntu nagikundaga we aho se tuza tuvugane ngaho kubwira none siko wanza no kubo yana yabikura amafaranga yayajyanye ariko ntago ari ubuzima bwawe urabona undi umusore mwiza kandi akobwa bari ngo namukura ko bari nabwiye bosi ngo nasoza nawe yemeye kumenya n'inkungu bimunga bosi ntarayiguma oya humura wigira ikibazo arabona ndi ahubwo mbwira utuye nje nuye nyine hafi nkoraga kwa bosi nyine niho nkodesheje umva ko bari rutuzi ubusiku ndavuga ngo iki bosi yari yabwiye umugore ngo azane n'ibiryo umugore mwiza bosi yabwiye umugore ngo azane n'ibiryo kubera ndasohoza none kiramye ngo kizi inyama bosi atekaga nazo ntiziri ariko oya humura azizane n'umugo wewe sha ntabwo ubizi buriya wowe tuza humura ubwo ngayo ni mbwa tuza genda ushaka ndi numara kuyabona uzaza yitwarire ubusi wewe uri kubona uko biri kugenda ubusi wewe uzemerara nawe yari yambwiye gucoca twakubitanye no kuvoma ajya wegurwe none mutuye yari yarambishe iwabo ukwiriya ni kureba nzakuvugisha nyine ngo komana bayi